ariko igeze Kiwanja muri Rucuru irarokirita iko igeze ahantu ihakura imbaraga ziyigize imbere n'aba bafashe za Uvira bagafata bakadivansinga za Nzibira bakadivansinga za hose ubona ko ari imbaraga mu Ventura yakwiye muri Goma za Rokiritoma urumva uribuka n'imbaraga yakwiye muri Ngungu nahantu yafashe ihita yinjiza abasirikare mu makamyo bashyashya benshi cyane so imbaraga yakwiye muri za Uvira umwaka umwe amezi 3 zirayigeza Karemi izakura muri Karemi zigeze Rubumbashi izakura Rubumbashi zigeze Korwezi izakora ziri Kinshasa urumva ariko ibyo byaterwa na mode operatoire y'ikuzarwara ibyigamije buri kimwe cyose niyibizi ntago mbiza akari mu ndenge makamuno wibambye ariko kuba ngo baraje barayimaze irashize igize gute nta yandi mahitamo ifite n'ubundi zarwana kugeza ku wanyuma bazarwana kugeza ku wanyuma uwo barwana ntari uri ku wanyuma wa M23 kuko ubundi M23 iri ku wanyuma uhereye kugeza LCD yabereyeho ukaza CNDP ni kimwe M23 iri ku wanyuma yawo yarusogongeye bura harimo hararwana wanyuma barimo kurwana intambara ya nyuma kuko M23 ni muzigira babona ariko irashe mu Tanzania haraza nundi yarase mu Burundi hakazaza n'abandi kuko ntabwo ari intambara ari yabo barimo kuza kuyikopesha no kuyitiza ubwo rero wanyuma azava kuzishora muri intambara ntabwo wanyuma azava kuri M23 kuko wanyuma y'urimo none se bantaganda barafunze bankunda ntawabuze ngo bari hehe ibikonyozo byabaye muri intambara urambwira se ngo ubu bari nabatangiza ibintambara cyangwa barimo kuyisoza barimo kwigira ku musozo rero ni anako African Union herutse kuvuga ko barimo gushyiraho ubutegetsi ngo bukwiye gukomanyirizwa buzaba buri parallel n'ubwa Kinshasa nibyo akanama ka African Union gashinzwe amahoro n'umutekano gaherutse gutangaza ko barimo kubaka igihugu mu kindi wenda nta wamenya hari n'igihe bazashyiraho iyo status ituma n'umuntu uza kubarwanya batinya kuko atangiye kubabona amakayihayeho cyicyo bazaba cyo kandi bashobora kuzahangana kikabagora erega buryo ushobora gukubita urushyi umudamu twite kuko iki gihe banagufunga ukaza nawe ukazakubitwa n'umwana azabyara buriya utabona bya Tanzania n'ibi by'abarundi bigira nga nkubwire ibyo barimo kwigira uyu munsi Tanzania naho ntago basakaje ibintu bidashya warabonye abagenzi ibyo bakoze ejo bundi hari igihe mu Ventura ntago mbizi niba yabikora mu myaka 10-15 nayo izaba irimo ivugutisha buretse mwaje kudukandisha inzugi nanga bagiye ababakandisha inzugi turimo kubabona nayo igatangira kubafasha ino ntambara ikazaba imyaka nk'ijana kuko nayo ntago izagira igihugu iramutse gifite kuko African Union bivuga ngo kizabaho gutyo gusa kitazi ngo twakigize twiyushya kuya bacu bishwe na Tanzania bishwe no Burundi bishwe n'ikiriki byo nakubwiraga ngo abantu barimo kuza muri intambara ntibazi ko burya n'umuhozi abaho M23 zabavutura Marshal mu gutu yazanye abasirikare Nyakayaga urumva n'igabiro barwana ku butegetsi bwa Habyarimana kandi mu bamuvutuye abo ngabo bari barimo bamwirukana baherekeje Kabila tujye tubabwiza ukuri none rero wowe Tanzania uri kiniki muzi ibibazo mufite muri politiki abagenzi barabargeramiwe i Burundi abadede induru zose nta petrol nta essence ntaki amacakubiri munyo narafunze buri kimwe cyose uribwira ngo igihe iyo mibabaro iri mu gihugu cyawe bwite nkuko abandi barimo kurwanya imibabaro mu gihugu cyawe wewe nuzagira abakurwanya abandi bakabaza batera inkungu uzavuga ngo kimugenda abateraga inkungu ubutegetsi burimo kubica byari ikibazo byaba ari ikibazo ahubwo twabonye ejo bundi mu mezi ashize nyakwa perezida wa Republika Paul Kagame n'uwitwa perezida Tshisekedi na Donald Trump abahuriza ahantu mu nama bagiye gusinya amasezerano y'amahoro icyo gihe basinya amasezerano y'amahoro isi yose yari imirareba byari birimo kubera kuri televiziyo none iyi Tanzania yongeye kohereza ingabo urumva itari buze gutana mu mitwe na Donald Trump kuko ivuguruje igitekerezo Trump yabahaye cyuko kari agace k'uburasirazuba bwa Kongo kakwiye kubaho mu mahoro bakagira imishyikirano ntibongere kurwana Tanzania ubwo ntigiye kurebana nabi na Amerika ntago Tanzania bazarebana nabi kuko yaba Angola yaba Tanzania bafite inzitwazo bashobora kwitwaza muri Kongo tena nini ni mbiru za vita za kivita intambara itagitike ni impamvu urwana ni bibunda ufite n'ibindi byose na politike ukoresha so urebye imbunda Sadek yacyuye Samidiaras ntabwo uri bunyemeze ko M23 zikubye 5 kugira ngo bone kubanesha ni nacyo kibazo gihari ukazana amatu y'intambara bitanganyika utazanye umutima muri Tanganyika ukazana amadrone n'ikimashyashya utazanye umutima mu ngabo n'ubundi urabizana nk'ibikoresho urumva buriya muri technology hari ikintu bita hardware na software urumva iyi computer ureba gutya this is hard ariko application zirimo ni soft sibyo n'intambara nuko imeze rero iyo uje uri hard ndi umusirikare nateruye ibyuma nagize gute soft ziragukubita ziri soft ziri na hard
turimo kujyana M23 ifite abasirikare ifite n'umutima urwana iyo soft cause ituma irwana irakurasa kuko nta mahitamo yandi bafite so nicyo navuga rero bagera icyo navuga kubera ko ku ruhande rwa adversaire wa M23 na ibere adversaire ntabwo mu by'ukuri uyu munsi tugiye kuvuga ngo none bari barabuze imbunda haje ishyashya bari barabuze amafaranga haje iki baraje abamercenaires batari bo haje abandi haje umutanzania wundi wisize ufite imitwe 2 n'amaguru 7 mu gihe haje abafite 2 no n'ubundi bazazi barambike ibarase ibaturitse ariko ndacyashimangira ko intambara zabe ni ku rundi rwego kubera ko abantu barwanira mu matsinda mato magari y'imiryango mpuzamahanga baziyemo bajya impaka ku ntambara ariko waje umwe ashobora gukurasa akaguhagama ariko ntabwo yakunesha. Nagiye nsoma comment z'ibiganiro ukora nabonye abantu bavuga buriya ngo ushyigikiye M23 cyane ngo ujye ukunda kuyibererekeraho cyane ngo uyivuga ngo umeze nkaho uyivuganira cyane nta kibazo nawe mu gihe babivuze nawe turi kumwe ndakubwira kandi nyuma yo kukubwira kangaka babarize ibyo ndimo kuvuga nabogamiye gute babarize batazanga babite muri commentaire woya nta mbonge uko mbibona ubuvuga ibintu uko biri kandi koko iyo bivuze wagiye kuvuga ibintu birasohora M23 uvirira ifata hehe abantu batukana n'iki bambaye haga wabonye ko bacecetse wa mushuti wawe nabonye yaracecetse ubungu ari mu gacerere arashaka hari kugaruka mu iyoboka mana aheretse gukora propagande mugira ngo maneko ugitangaza muri aka karere ngo nekera ngo igisekere cya Burundi ngo n'ukuntu ngajya iminembwe muri operation akajya gufata abantu mateko ariko ni ikintu yakoze iki propaganda agikwirakwiza none abagikwirakwiza bigira abantu bari anti Mbayahaga kandi Mbayahaga bari inyuma urumva ngamere ngo ni gitangaza umuntu nkuriya se dimaneko gitangaza he Mbayahaga se Mbayahaga bitewe n'ukuntu yigaragaje cyane nta kuriya ubumaneko bwa muhira bahita bamwica ndi hibyo ratabura urumva nareba kure ikindi cya kabiri ibyo yigira ngo ni gitangaza yanetse Fizi arahaguma yanetse Minembwe ayigumamo aneka Ruvungi arayitsinda erega ntabwo uranga umuntu yafoye umuheto uri ko yarashe mu cyico cyambaye hagari iki uretse guseba gusa ariko nkubwire rero buriya none buriya shanka ubwire uko mumara gucya marishari nanga guseba sasenguye ku ntambara yiyunze n'amabusha wawe inde Mbayahaga mugende yiyunze nande gake na Scovia barimo kuvuga rumwe ntabwo abonye Scovia avuga ati ngiye Mbayahaga ndamwemera mwiyoboka amana ariko ngo muri politike ngo nibyo atumvamo neza ntabwo nakumvise oya utemera Mbayahaga se nk'umuntu wananiye itorero akabikirumbo akarumbira Yesu ninde aho kugira ngo cyuri mu nzi mu bugambanyi wagiye kuziganiriza one second time ukazageza igihe impunzi zumva zigataha ikindi kandi ugatunganya ibyo mu gihugu kugira ngo impunzi kuko nta mpunzi itagira umufamiliye uwo rero umufamiliye niwe uvuga ati haro kudataha imihanda yarabonetse ubuvuzi ubutabera bwaraje gusaranganya amasambu bikorwa mu mucyo ya severi uriya mu Burundi ngo urwanya akarengane n'iki ahubwo barenganya abantu kagira ngo nibyo bakora no kurenganya abantu ugasanga imitungo barayitwaye environment niba nziza abadede bagakora imbonera kure zigwa zikanga abantu zibagira gute abamusaga biciye musaga bakabona ubutabera urumva Uburundi bukabohereza ibyemezo by'urukiko rwa East Africa rwavuze ko manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza ntabwo yari yemewe iki nyuma y'amategeko which means wayirwanyije wese afite ukuri reka ubwire bwana Marishari i Burundi nagiyeyo ejo mu minsi yashize batarafunga umupaka ariko reka mvuga aka kantu kuko tuba turi hano kugira ngo tubere abandi ijisho aho batareba cyangwa se tubabera ijwi i Burundi njyayo ibintu bimwe byinshi nabonaga byo nta kibazo gihari ariko ikibazo gihari nabonye rwose cyananteye ubwoba n'ibibazo iyo bigenda bivugwa mu Burundi ngira ubwoba mu Burundi nibwo bavuga ngo nta moko haba mu Burundi ni abantu babona umuntu bakavuga ko niba ari umututsi bahita bamuvuga uriya ni umututsi uriya ni umuhutu uriya ni umutwa abarundi bankurikiye babyumve ko ibi bintu birahari ntagwamo mbo simvuze ngo baricana ariko ibyo bintu birahari biranavugwa rero ibyo bintu mu gihe bivugwa njye mba nibaza umunsi umwe hakoma akantu gato hashobora kuzaba jenoside ubuyobozi budahinduye imitekerereze budahinduye ibyo bintu ngo bukuremo amarangamuntu bukuremo ibyo bintu by'amoko umuntu yibone mu ndi ntago mbizi wowe wagezeyo hanyuma nyine wabashe gutembera amakaritsiye wumvise igihutu n'igitutsi bitandukaniye mu mvugo bavuga se oya wabikureza ibyo bigire indimi ntabyo ko nta bwoko bubaho utagira ururimi rwisangije ku isi ntabwo birabaho oya ibintu nyine biriya ni ubujiji none se ubwoko nyine bubaho ubwo wagiye gusura abantu b'injiji
wagiye gusona afite ubujiji bw'amoko oya ntabwo ari ubujiji we mbo icyo mvuga ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo baramubonye ngo ni umuki ntago wamenya umuntu wari we bivuze rego urimo kubizana wasanze se imico ya gitutsi na gihutu ngiye nibyo nshaka kumenya nyine kandi warayibonye ibyo birahari biranavugwa ndavuga imico warayibonye ukavuga uti dore umuhutu aratambutse nko kugina yero ukabona mu masaha yashoreye inka oya niba ari hoya rero ubwo ni hoya nyine wasanze bafite iyo myumvire y'ababirigi badushizemo yes kuko urumva n'ububirigi niko bubaye n'abari bwandike comment bakavuga ngo nta bihari barabizi mu mitima yabo birahari biravugwa wese no mu mitima no mu mategeko yabo biranditse urumva abantu ikintu cya mbere cyubaka igihugu cyose ni nationalism kuko ntago Amerika ihuza amoko Amerika ifite amoko menshi za Nigeria wumva za South Africa ariko bo babubatse nationalism Uburundi ntabwo buragira umuntu wubaka nationalism nabarwa gasore babigerageje barapfuye umuntu araza nigeze kumva perezida Ndayishimiye yahigira uwita Pacifique ntihazwe ngo igihe ngo yararwaye ngo bwakirwa mu ishyamba ntihazwe ngo yaryaga neza ubu nawe ngo ari muri kwashe ibintu nk'ibyo ngibyo nta muperezida uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo uri Sebarundi nkuko bamwita sibyo muvuga ururimi rumwe ibindi mu birekera abantu banyanayimbwe nabyo ariko rero ntabwo ubutegetsi bukwiye kujya mu bintu nk'ibyo gusa nabare mu beza mu Birigi bashwashe isomo ariko nabyo bizabaheza inyuma kuko umusaza ngo yafashe abana be abaha inkoni 3 ngo bazivune zirabananira ariko aravuga ati muzihambure imwe kwa barayivuna niba amacakura ari mu Burundi ako ameze gutyo koko akaba yanditse bazahora badatera imbere nk'uko byari bikwiye kandi bafite ubwenge nk'abandi bafite amaboko nk'abandi bafite ibyamwa mugani wabo barahinga bakeza reka tubasuhuze kandi tubaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira Umurwa Live TV aho muri hose reka mbifurize kumererwa neza nitwa Karabukimana inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti rero tubahaye ikaze turagushimira wowe wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda afata umwanya uyikande ni mu kuboko kwawe kw'iburyo ubundi ujye ukomeza kudukurikira 5 kuri 5 utange n'ibitekerezo kuko ikiganiro tugiye gukora ni ikiganiro cyiza kandi ni ikiganiro kiryoshye nagushishikariza kukireba kuva gitangiye kugeza gisoje reka twakire rero David Marshall murimo muramubona dusanzwe tumutumira ikaze mu kiganiro David Marshall urakoze cyane Karabo ngira ngo najya afite tumusuhuze w'umutekinisiye abantu batekinisiye baragowe nta n'umuntu uzi ngo ni bande ubona ikiganiro cyiza ariko utazi ko inyuma yabyo haba hari abandi barimo kugitunganya ariko tunasuhuza abakurikira mwese kuko n'abadukurikira tubifurize n'umwaka mushya muhire buriya njya mbona ujya mu by'abantu basenga iyo ugiye muri routine cyangwa se mu myemerere y'abantu ba kera sinzi ubu niba ariko bimeze ariko n'ibihugu bigiramo umuhigo kugira ibyo bita life expectancy espérance de vie igihugu bujya kirata ko gifite abaturage baramba yego nk'abayapani bari imbere ubu ngubu umuyapani ajya ku myaka 90 avuga ati ngiye kare urumva yapfuye ku myaka 90 urihuse rwose rero kuramba no kurama tubicungira ku mibare y'imyaka uko itangira uko yongera kera rero abantu bumvaga ko kurama uretse bisi yangiritse irimo ibigorane bose ndayiramo bigende gute ariko kurama kuba wararamye uno mwaka ni umugisha utangwa n'Imana kuko na cyane ko nta muntu ushobora kwaronja ubuzima bwawe ntawe rwose ari ibyo ngibyo abanyamerika b'imyaka 600 n'abakiri ari ibyo ariko abantu baramye muri uno mwaka bakawubona bari mu bihe bitandukanye namwe mwese murimo n'abadukurikiye kuba warabonye uno mwaka evening yawo reka tukubwire ngo cyangwa se igitondo cyawo reka tukubwire ngo Imana uyishima sibyo yego uyishima kandi bakomeze nyine banabakurikire bumva makuru nkuko wari umaze kubivuga kandi unabibyaza umusaruro cyane rwose batararamye yego batabishoboye yego niba ugize amahirwe ukabugihumeka bibyaza umusaruro ukore cyane usenge ikindi nyine ubera abantu intangarugero ntukajye mu bantu nyine ngo ubikibazo tujya mu bantu abantu bakubonemo igisubizo ubwo rero ndakwibutsa ko atari hano dukorera honyine ujye kuri Ndasiganwa TV uturebeyo kuyitwa The Bridge TV Show kugira ngo ujye urushaho kunguka ubumenyi bwinshi rero dufite amakuru agiye atandukanye ya politike murabizi ko Marshall we akunda gusesengura cyane politike niyo yumva siyo yumva yonyine ariko niho cyane abantu bakunda kumukundira birenze uko wabitekereza ubwo rero tugiye kwigana mu makuru agiye atandukanye ari mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi hirya no hino ku isi turagenda tunyuramo ubwo rero dufite amakuru Marisha hari amakuru arimo aravugwa ko ngo Tanzania nayo yaba igiye kugaba ibitero ku ngabo za M23 sinzi niba ayo makuru wayumvise biraterwa n'icyo abantu bita amakuru niba inkuru amakuru ibivugwa byose byitwa amakuru
urabibona muri iyo shusho kuko ibivugwa birahari kuri ibyo uvuze ayo makuru n'inkuru birahavugwa biraterwa n'umuntu kwihitiramo rero agafata icyo kimufasha ariko narabyumvise nanjye ngiye kubivuga ariko ikibazo kiri muri ino kesi ya M23 FC na leta nabo barwana ku makoalisiyo yashyikiye guverinoma ikibazo gihari ni kimwe rukumbi nawe urambwira niba kiri cya kabiri uzi yego wize konjugezo naragerageje wa ira nuzavuvuza twigaga mu cyongereza ariko wewe wize mu cyongereza uracyari muto ariko hose abakonjugezo kubera itangazamakuru n'isakaza bumenye n'iki byose turimo gukoreramo muri no minsi n'imbuga nkoranyambaga dushaka guhindura ikintu cyose gishyashya ubu umuntu uzi Karabo wagwikira Karabo mushyashya mushyashya byahe byo kajya Marshal mushyashya kandi nsanzwe kuri zicana ahubwo turebe ibishyashya bije Marshal azanye nibi ariko Marshal warasanzwe yego so la plupart des gens barashaka gukonjiga ino ntambara au présent et au futur urumva kuri uyu munsi n'igihe kizaza ntahidasanzwe gihe Marshal rero ndumufunga mutwe ntabwo ugiye kumbwira Tanzania nk'igihugu gishyashya muri iyi ntambara ntabwo bikunda Tanzania flag yayo sibyo iri muri iyi ntambara depuis longtemps kuko babaye muri iriya force intervention brigade yantuze ya MONUSCO muri 2013 yego yari yowe na General James Saifik Mwakiborwa yari umutanzania you see muri SADC ho ntiyari irimo ejo bundi buretse kujya kuri SADC buriya mu ngabo za MONUSCO iriya force speciale yabarashe mu 23 muri 2010 kangahe harimo umujenerali Mwakiborwa afite n'amavideo yigamba ngo nta cyema 23 yabakoraho n'ikindi kintu nk'ibyo amavideo ari on record abantu bibeshya ko kuba abantu biswe MONUSCO igihugu igisirikare kitaba kirimo ariko ntabwo Loni igira ingabo Loni nta kigo cya gisirikare gira ku isi abantu babyumve neza nta ngabo igira za Loni ingabo za Loni ntizibaho habaho ingabo z'ibihugu urumva member wa UN batanga ingabo mu gihe Loni zikeneye which means n'ubundi igihugu kiba cyagiye muri ibyo bintu ukwacyo kikagira inkambi zacyo kikaoperating ukwacyo évidemment mahame ya Loni bivuze ngo Tanzania iri muri intambara kandi buriya MONUSCO murebe iriya force brigade bavuga iracyahari y'Abanyafurika y'Epfo na Malawi na Tanzania ntago yari yava muri MONUSCO donc abantu babyumve gutyo kandi MONUSCO ifite manda niyo yihaye za operation za Kimoka murazibuka ngo kurinda Goma whatever urumva bari mu ntambara bararwana bararasa baragira gute imyaka baye almost 10 ningahe none ugiye kumwira Tanzania nk'igihugu gishya ngo kije muri Tanganyika kurwana no Tanzania isanzwe mu ntambara wari bivuze mu kanya muri Sabidi yarasi yajemo iragaragara umukoloneli wabo uramuzi wavuze ngo agiye gukubita ngo kunguru tumubona Rubavu barimo bamucekinga nko nk'umuntu aho ngaho w'imbobo gusa n'iki byose usubiye iwabo so il faut faire attention ni ukureba ngo ntabwo ari guca amazi intambara kuko byo igiye kuba bagiye kujya updatinga ku bundi buryo ndakubwira impamvu zabyo kubimbaza ntibigucike ariko ntabwo Yezu yagiye ngo yubarara hejuru ya Tanzania urumva yari amazi ayihindure divayi mu by'imirwanire ikindi cya kabiri nshaka gusimangira ntabwo waje muri izo forces zo kurwanya M23 before yari umusirikare askari yani wa reja ntabwo ari umusirikare udafite imirwano udafite n'imirwanire udafite n'ibikoresho udafite n'iki cyose bose abaje muri Samidi yarase baje muri MONUSCO n'iki byose iyo brigade hatoranywaga les élites bibitangaza mu kurwana kuko nashuka kugira ngo tubwire abadukurikiye ngo habiri bitangaza bisigaje Tanzania isigaje South Africa isigaje Malawi yasigaje kuri M23 bitaje rero baje biravuga ko baje muri Tanganyika by the way ubwo se ku butumire bwa Kisekedi birumvikana afitanye bilateral cooperation nkuko Burundi bwagiye nuko bwagiye bamaze igihe kinini cyane bafitanye cooperation ntago ari nshyashya kuko ministre Kayikwamba nko muri 2024 ngira ngo no bazisinye na Afrika y'Epfo n'abandi ibyo na Central Africa bafitanye cooperation bilateral so no kuvuga iki rero umunyamakuru no kuvuga ngo Tanzania ntabwo ari nshya nta ingredient nshyashya izanye ariko si ubusa izanye gukomeza intambara urumva nari kivuga ibya MONUSCO ko bayirimo mvuga iki n'iki ariko ikindi nashaka kuvuga muri intambara muri bibira muri Kongo nuko hariho icyifuzo cya Tshisekedi na Ndayishimiye w'u Burundi cyuko ino ntambara yavamo intambara yitwa izina mpuzamahanga
ikaba intambara regionale y'akarere wumva ibyo perezida Ndayishimiye ahora avuga buri munsi y'akarere nabyo simbikonjegaho fitire intambara yazabe y'akarere kabiri Samidi yarasi yatejemo naye Karafrega ijya gukaba za Kibumba nayo ziranga z'abanyakenya n'iki nabo batejemo biranga sibyo bifite impamvu byanze bifite ihabanye niyo Samidi yarasi yajemo nayo bikanga kuko iya Karafu ya East Africa yaje idashaka kurwana urumva iritahira ariko na Samidi yarasi yaratashye yishaka kurwana Monusco yicaye igoma ibana na M23 bavoma ku mavoma amwe urumva nayo ni indwanyi mu zindi ifite chapter 7 ifite buri kimwe cyose ikintu gisigaye utambajije nuko ntekereza ko ni igitekerezo cyanjye kirimo kuza gutya ntago kuvuga ngo ni nsesengura akiziritse ku muhoro gasiga kawuci ahubwo icyo ndimo ndibaza abantu bashaka muri intambara icyamutema kundi bazakibona kuko Colonel Katabazi wo mu ngabo za Uganda wo mutasa bamanaye ko n'abantu bubashywe yavuze ko ino ntambara idasigiritse ubutegetsi muri Kongo ntabwo yavuze igihugu yavuze ubutegetsi bubiri mu biyaga bigari niyo abantu bashaka rero ko ubutegetsi buhirima babureba bazabibona kuko byarabananiye ikibazo ngende Kagame ubwo yafataga ijambo muri bikabiri on record niba muri Bonane niba uranyibutsa niba ari pass out ni kuri Bonane araho yavuze ko mu byagenzaga ziriya ngabo bashakaga no guhungabanya umutekano w'u Rwanda zira za Samidi yarasi ni ijambo risoza umwaka yavuze navuga ati babonye gato ariko iyo bibeshye bakagira resistance bari guhura n'ikibazo byo bise ruine nyirango bari kurimbuka so ino ntambara rero imana bayikwegamo bashaka kurimbuka kubera ko kuraswa buryo wararashuka bibona ijya ugacyura abo izo nkomere ukabibona ugacyura imbunda zawe bakazihuta ukabibona none ushaka kwikwega mu intambara bwa kabiri bwana Marshal uretse kuraswa gusukarangira nta kintu reka nkubaza iki kibazo kandi bazaraswa nta there is no problem abantu badukurikiye ibi bintu nkubwira barabyumva barimo baranabyibaza Uburundi urabyibuka ko bwaje kuhamagazwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo burajya gutabara cyangwa se nkuko nyine bubyita ngo bwari bugiye gutabara kugarura amahoro urabizi ko Burundi ari bumwe mu bwazonze M23 kugeza naho muri Uvira yatinze gufatwa kubera ingabo z'abarundi abarundi mu gihe byitwa ko uyu munsi bananiwe reka tubivuga gutyo kuko byaragaragaye baratashye bakoze withdraw uyu munsi ingabo za Tanzania zahamagajwe zigiye kujyayo aho M23 ibintu iraza kubivamo ntibiza kurangira ibice byose yafashe babiyambuye ko bamwe barimo baranirwa abirimiranesha barimo barahita bazana abandi nakubwiye ngo abo ngabo barimo kuza n'ubundi baraje n'ubundi bari bahari se kandi se kireka niba ububariza abantu bakurikira wowe ntabwo ubyumva se nakubwiye ko bari Kibumba abarundi bari Mushaki bari Gicanga bari Ngungu bari Numbi bari Katana bari Kavumu bari Bukavu bari Minova bari Sake bari Kamanyora barasiye mu Rugombo barasa Kamanyora bari Ruvungi bari Katogota bari Sanje bari Kiriba bari Bwegera bari Uvira bari mu misozi ya Minembwe bari nubwo banahagarutse aho bita Poenzeho ubagarutse hafi na Minembwe bagarutse gusa amakuru mfite nuko bashobora kuba baje gusova ingabo zabo zahejwe hagati na M23 twirwaneho kugira ngo bazicire inzira yo guhunga kuba baje kurwana abantu baracyabirebaho neza niba ari byo bari so hano nicyo mvuga ni kingiki ntabwo ndayishimiye yohereje ingabo za Reja ngo zize Katogota avuga ati izisigaye shazi komeye nzazohereza nyuma n'ubundi zabaga ari ingabo zikomeye n'abarwanyi yizeye ndabizi bari bakomeye mu bintu bya gisirikare Tanzania South Africa n'u Burundi bashaka kwikoga muri intambara na Kongo irimo n'iki ntabwo mu bintu bya gisirikare ushobora kunagura igisirikare urumva kukinagura urumva icyo aricyo kugisana kucyongerera ubumenyi kugitangaza kugira gute ntabwo bikorwa mu kwezi kumwe abahanga bavuga ko kunagura igisirikare ukagisubiza amaraso mashya ukagishobora amahugurwa kurwana kugira gute amakoleje militaire buri kimwe cyose amakosi nyeroshuri ntabwo byajya hasi imyaka 20 urumva hano mu Rwanda nigeze kubona muri za 2 pass out y'aba special force commando muri za 2 yewe umuntu ukonjega ibiro preza agira ngo special force y'u Rwanda nishyashya muri za 2 bari bakoraga nabonaga ahantu niba ari nasho batera amashoka ku biti bagira gute basimbuka modoka ibintu nk'ibyo ngibyo ndavuga kumbe muri za 2 twari dufite ingabo zikomeye kuri iyi zikomeza kwibaka birumvikana ariko ejo buno mukuru w'igihugu nawe gatungu nubwo mfite ingabo mbona ko ziri mu cyifuzo nifuzaga kabisa
ibaze nawe urwo rugendo abantu bararwanye, abantu bagiye mu birunga, abantu bagiye za Kongo, abantu bagiye za Darfur n'iki, noneho mu bwigorome y'umuyobozi akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo today. Urumva ubu ngubu nibwo ibintu none se reka ngoza utaratangira urwo rugendo nk'u Burundi na Tanzania bafite abasirikare bazanye ibida nk'ibi bya marishari hamwe baraswe, nta uzaneshe mu 23. Urumva kuko ntibatwereka ko muri Goma bananiwe guprotectinga Goma kubera kubura imbunda. Hano uzi ko imbunda zatashye imisi ibyiciro bingahe abantu bakaroha bakananirwa. None se Marsha iyo uri muravuga iyo uvuga gutyo rero wait a moment. Niba n'ubundi icyo gihe utarabuze intwaro ukaba udashobora gukosora icyo waburaga muri Goma na Bukavu mu kwezi kumwe 2035 umwaka umwe kubwiye imyaka 20 almost 15 uramutse warashyizemo imbaraga, iyindi vitamine, iyindi proteine, ikindi kintu zanye mu ntambara n'iki kubyo ugikangisha abantu ngo ndaje Karemi, ndaje whatever, nje gukora ibitangaza. Nta kintu uzanye na cyane ko feed mugiye kurwaniraho mwizeye ni inyanja. Nta gihugu cya Afrika na kimwe, na Afrika y'Epfo yishizemo na Misiri gifite imbaraga zagora n'ingabo ziri ku butaka cyo kiri mu mazi. Utabona biri Amerika yikora iri mu mato yayo y'intambara. Amerika ifite amato ya nucleaire agwa indege 300 buri kimwe cyose. Ubwo bwato bwahindutse ikibuga cy'indege, bwahindutse Air Force, bwahindutse iki. None Burundi, Tanzania afite amato y'intambara yaza guhagama mu muntu musozi ya Minembwe. Icyo turimo turareba Marsha, hari ikintu ndimo ndatekereza, niba uyu munsi u Burundi bugiye kwifatanya na Tanzania, Kongo nayo ikabiri hariya. Jewe ntabwo nkwemera, nta muntu dukora ikiganiro ngo mwemere kansubize nyuma. Oya ntabwo wikwesha bugiye. Ubitondeke kuko ari bitatu bwari ifatanyije. Ufatanyije buzanafatanyije. Bugiye kugira gute se nibwo bwa mbere barimo kubaka. Oya buriyo. Hari ikintu ndimo ndatekereza. Ibi bihugu birimo kwishyira hamwe. Aho ni wasanga yo 23 niba nta zindi mbaraga ziri inyuma yayo. Mushobora kuyankuraja mugatuma iza kugirirwa nabi, kuko urumva ibyo bihugu niba birimo kwishyira hamwe, ahubwo nta kundi kuntu mwasesengura mu bundi buryo ku buryo nayo wenda yahakura ubundi bumenyi burenze. Oya ntabwo abantu bibishijeho imyaka 5 muri Sarambwe ninde wabagaburiraga. Hari ubwo bigeze bajya kumena amazu, abantu bagicisha amezi 14 bakahikura Tshisekedi atabishe ngo barangize. Abantu bagiye muri za mixage na brassage muri FARDC bakajya bicamo ngandi bakarokoka. Indi nkota M23 yacuriwe yindi giye kuza shyashya n'icyo gitsimbara yo kuba yica bundi bushyane yihe. Nukukurasa nawe ukabarasa. Indi kindi bari iwabo. M23 have no choice. Nta mahitamo yandi ifite kuko urambwira se ngipfukame. None se M23 yagiye isubira inyuma muri za cantonnement pre cantonnement muzajya kindu muzajya mu birunga. Mwagibone abahizure M23 yagiye ikora. Icyavutsemo ntukwirasa kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Yewe na hizure yakoze muri 2012 iva muri Goma kugeza ubwira Afrika za Uganda no mu Rwanda. Inkota yacuriwe M23 yindi yadutse ya mugi 6 ni yihe yindi tarashwe. Bano basirikare igisirikare ni profession n'umwuga. Sibyo? Nkuko umuganga abaho, nkuko umuhinza abaho, akaba atatinya kuvuga ngo amapfa yaje ngo ntazahinga, n'intambara nuko nguko. Nizo uzayirwana ukwije. Ni uzayirwana ukwije, baba bafite aba ingénieur de guerre. Urumva? Ntabwo intambara ari kuvuga ngo baraje ngo turashize. Ubwo tactique bazazana n'abandi baziga indi kandi gutsinda M23 uyu munsi. By the way, hari kibazo wambajije waciye ku ruhande cyangwa se urimo kubaza usa nk'uca ku ruhande. Ariko nacyo reka tugisubize muri ubu buryo. Biribaye ngombwa ko na M23 ibona abayigi inyuma baba ibihugu cyangwa n'abandi nabyo byakunda byashoboka. Ntabwo ari ibintu birenze nabyo. Ariko ibyo bihugu byafatirwa ibihano. Oya ntabwo byafatirwa ibihano. Gute kandi ari inyeshyamba yo makuru. Ko nta urafatira ibihano Qatar cyangwa ubwami bw'i Dubai muri Sudani. Ko nta urafatira ibihano Amerika mu ntambara ihoramo ku isi. Ko nta urafata ibihano ibyo bita legitime defense. Ibihugu byemerewe kwirwanaho urumva mu gihe bigeramiwe kandi bikirwaniraho kure hashoboka. Muri Amerika no muri ifite amato muri Pacifique nayo hose ifite uburyo bita legitime defense. Ikagustriking hakirika urumva kubushinwa burasha ibisasu kuri Amerika bukaba bizambukiranya uburayi amato muri Mediterane bishwanyurizayo bitaragira kuri Amerika. Ibyo byose sirabizi baba bizi. So M23 rero byaba ari ikibazo mu gihe nayo yazavuga iti barandize baranjwibuye mu ntabare ntabwo yabura abayitabara. None ibyo byaba ari ikibazo ariko yaba ari insinzi ya Tshisekedi kubera ko Tshisekedi ashaka no ntambara ihindura izina yitwa irindi zina ireka igifite uyu munsi. Ibyo ariko ntabwo nabo bano M23 bamukundira buri ubona ko M23 ifata
Bunagana cyari ikibazo ariko igeze Kiwanja muri Rucuru irarokirita iko igeze ahantu ihakura imbaraga ziyigize imbere. Nk'aba bafashe za Uvira bagafata bakadivansinga za Nzibira bakadivansinga za hose, ubona ko ari imbaraga M23 yakwiye muri Goma za Rokiritoma. Urumva uribuka n'imbaraga yakwiye muri Ngungu nahantu yafashe yinjiza abasirikare mu makamyo bashyashya benshi cyane. So imbaraga yakwiye muri za Uvira umwaka umwe amezi 3 zirayigeza Karemi, izakura muri Karemi zigeze Rubumbashi, izakura Rubumbashi zigeze Kolwezi, izakura ziri Kinshasa. Urumva ariko ibyo byaterwa na mode operatoire y'ibikuzarwara ibyigamije buri kimwe cyose niyibizi je ntago mbiza kare mu ndenge makamuno wibambye, ariko kuba ngo baraje barayimaze irashize igize gute nta yandi mahitamo ifite. Nibundi zarwana kugeza ku wanyuma, bazarwana kugeza ku wanyuma uwo barwana ntari uri ku wanyuma wa M23 kuko ubone M23 iri ku wanyuma uhereye kugeza LCD yabereyeho ukaza CNDP n'iki M23 iri ku wanyuma yawo yarusogongeye. Buri harimo hararwana wanyuma, barimo kurwana intambara ya nyuma kuko M23 muzigira babona ariko irashe mu Tanzania haraza nundi yarase umurundi hakazaza n'abandi kuko ntabwo ari intambara ari yabo, barimo kuza kuyikopesha no kuyitiza. Ubwo rero wanyuma zava kuzishora muri intambara ntabwo wanyuma zava kuri M23 kuko wanyuma y'urimo. None se bantaganda barafunze bankunda ntiwabuze ngo bari hehe ibikonyozi byabaye muri intambara, urambwira se ngo ubu bari nabatangiza b'intambara cyangwa barimo kuyisoza barimo kwigira ku musozo. Rero ni anako African Union herutse kuvuga ko barimo gushyiraho ubutegetsi ngo bukwiye gukomanyirizwa buzaba buri parallele n'ubwa Kinshasa. Nibyo akanama ka African Union gashinzwe amahoro n'umutekano gaherutse gutangaza ko barimo kubaka igihugu mu kindi. Wenda nta wamenya hari n'igihe bazashyiraho iyo status ituma n'umuntu uza kubarwanya batinya kuko atangiye kubabona makayihayeho cyicyo bazaba cyo kandi bashobora kuzahangana kikabagora. Erega bugishobora gukubita urushyi umudamu utwite kuko iki gihe banagufunga ukaza nawe ukazakubitwa n'umwana azabyara. Buriya utabona bya Tanzania n'ibi by'abarundi bigira nkubwire ibyo barimo kwigira uyu munsi. Tanzania naho ntago basakaje ibintu bidashya. Warabonye abagenzi ibyo bakoze ejo bundi. Hari igihe M23 ntago mbizi niba yabikora mu myaka 10-15 nayo izabirimo ivugutisha buretse mwaje kudukandisha inzugi nanga bagiye ababakandisha inzugi turimo kubabona nayo igatangira kubafasha. Ino ntambara ikazamara imyaka nk'ijana kuko nayo ntago izagira igihugu iramutse gifite kuko African Union bivuga ngo kizabaho gutyo gusa kitazi ngo twakigizwe twiyushya kuya bacu bishwe na Tanzania bishwe no Burundi bishwe n'iki byo nakubwiraga ngo abantu barimo kuza muri intambara ntibazi ko burya n'umuhozi abaho. M23 izabavutura Marshal mu gutuye yazanye abasirikare Nyakayaga urumva n'igabiro barwana ku butegetsi bwa Habyarimana kandi mu bamuvutuye abo ngabo bari barimo bamwirukana baherekeje Kabila. Tujye tubabwiza ukuri. None rero wa Tanzania uri kiniki muzi ibibazo mufite muri politiki abagenzi barabargeramiwe i Burundi abadede induruni zose nta petrol nta essence ntaki amacakubiri mu nyona arafunze buri kimwe cyose. Uribwira ngo igihe iyo mibabaro iri mu gihugu cyawe bwite nkuko abandi barimo kurwanya imibabaro mu gihugu cyawe wewe nuzagira abakurwanya abandi bakabaza batera inkungu uzavuga ngo ukimugenda abateraga inkungu ubutegetsi burimo kubica. Byari ikibazo byaba ari ikibazo ahubwo twabonye ejo bundi mu mezi ashize nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame n'uwitwa perezida Tshisekedi na Donald Trump abahuriza ahantu mu nama bagiye gusinya amasezerano y'amahoro. Icyo gihe basinya amasezerano y'amahoro isi yose yari irimo irareba byari birimo kubera kuri televiziyo. None iyi Tanzania yongeye kohereza ingabo urumva itari buze gutana mu mitwe na Donald Trump kuko ivuguruje igitekerezo Trump yabahaye cyuko kari agace k'uburasirazuba bwa Kongo kakwiye kubaho mu mahoro bakagira imishyikirano ntibongere kurwana. Tanzania ubwo ntigiye kurebana nabi na Amerika. Ntabwo Tanzania bazarebana nabi kuko yaba Angola yaba Tanzania bafite inzitwazo bashobora kwitwaza muri Kongo. Icyambere cyo Tanzania iri ni adhérent ku mushinga wa Robito Kolwezi wa wundi Biden yaje mu murangura w'amabuye y'agaciro yo muri Ruaraba. Ubuyobozi bwa Tanzania iba mu buryo icometse kuri Ruaraba Kolwezi Robito Corridor. Ubwo rero muri ibi ngibi buri bihugu bizagira inzitwazo bivuga ati tugiye kurebaho bicomekeye babwira Amerika kugira ngo wa mushinga uzagende neza. Angola yakwinjira muri Katanga, Tanzania yakwinjira muri Katanga yabyitwaza ikavuga iti muzi ko twasiniye muri Rwanda muri Angola Robito Corridor na Kolwezi none naka tugomba kuba tukamira ukuntu ibintu bimeze. Ubwo rero ibihugu bikitwaza ibyo ngibyo urumva inzitwazo ntabwo zibuzana cyane ko muri bilateral cooperation ubwo Tanzania iba yabyemeye na Kongo ikabyemera kandi ibihugu byigenga. Ntabwo mbona icyo Amerika yaza kubikoramo na cyane ko Amerika already urumva
ntabwo ibona Tanzania nka antagonic ko izagurisha amabuye ku Bushinwa ku Burusiya n'ubundi iri mu gakino. Ubwo rero kuri Amerika ibyayo ni iby'abaturage ba Amerika na leta zayo ziyigize, ibihanda uko bagigagurana, l'essentiel nuko produit ishaka izazibona. Nizica kuri Tanzania iri muri Lobito affair, nizica kuri Washington wenda muri Standards biri kuri Washington deal, urumva Angola icyo yakwiba cyose ikakigurisha kuri Amerika, ntacyo bibwiye Abanyamerika, n'undi nta rukundo ifitiye Afrika. Ntabwo rero bizabahanganisha, kandi nta n'umubabura kuvuga yuko isi ntabwo igira imbabazi. Isi ntabwo igira imbabazi. Hari n'igihe rega biriya bintu Amerika irimo gukora muri za Venezuela nibyo turimo kuvuga muri no minsi kwisi igiye guhindura imitekerereze, bavuga bati ufite amaboko wese ajya kwikatira kwitako, sibyo? Ubusa Amerika ni gute gukondana abantu? Uzi ko Amerika igiye kumara izafata imyaka nk'10 itarakosora iki kintu cyo gukondana ibihugu. Izajya ibyivugisha avuga ati ariko twarababonye koko, twarababonye muri Venezuela. Buri Amerika yatinye ibihugu byinshi mu buryo bwo kuvogerana, isi igiye kuba kajagari kubera Amerika. Ntago Amerika banibwira ko igitinyiro yari ifite, yeti igihugu gifite imbaraga n'igisirikare gikomeye n'ubukungu, ariko nanone kuyiveba no kuyisuzugura no kugira gute n'abantu kwicunda yikoba no imbere ya Amerika bigiye kuzamura igihagararo. Ntabwo rero nibwira ko Amerika Marco Rubio yabyuka ngo wewe wa Tanzania ibyo ugiyemo ni biki? Ntago bikunda. Isi nababingwa kuri ya rega. Ubwo nyine bazavuga bati Tanzania imirwanira satira Karemi egari Kigoma. Urumva already bavuga bati batangiye kugera ku mazi yacu, urumva naka tugomba kumenya ibikorekera hakurya. Icyo nashimangiraga mu kanya nuko rufe y'intambara yo ku butaka mu mazi no mu kirere ntabwo zingana. Niba Tanzania naniwe igifite ingabo karundura muri Goma, ukaba ari umujyi ukomeye strategique, ntabwo uzaza gushinga amato mu ntambara uje guhangana n'inyeshyamba zifite imisozi ziri iwabo. Bazayakurasiramo n'amadrone, yaba drone zigenda mu kirere n'izigenda ku butaka zose zibaho, n'izigenda mu mazi nako zose zibaho. Ubwo nyine tekinoloji izazamuka, kandi yona azava mu bwato. Cyo nakubwiye ngo ibihugu bifite izima kuri iyi ntambara, ibiganiro birahari Doha, ibiganiro biri he hose, ntibashaka kuganira, barakwega imbunda n'intambara kubera ibyo bitekereza, ariko intambara umuntu zose uzayijyamo akaboko ke kazashya kandi byanze bikunze. To utar tambiye Kemar uza mu kirere abantu bagutuma inyoni, uza ku butaka bakurasa, uza mu mazi bagutuma amafi, nta kibazo gihari gose. There is no problem. Reka twihute wenda niyo ngingo yo muri Amerika wenda turaza kugeraho turebe ese kuki ubundi wamugane ibihugu niba Amerika irimo iragenda yongera kwagura igihugu cyayo, kandi Amerika ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika igizwe n'ibihugu byinshi, nk'ibi bihugu byacu bitoya kuki wamugane twebwe tutakomeza ngo twagure dufate n'ahacu bari barajyanye abazungu baje kudukatira kari agacima. Ahubwo icyo nagira ngo mubaze, ejo mundi twabonye amakuru impunzi z'Abanyekongo ziri ku ma embassy yagiye atandukanye barimo barigaragambye bavuga bati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bwaho nibuveho turabuhaze, barimo gukora amakosa, barimo kwica abantu, abanyamurenge barimo kugirirwa nabi. Ariko babikomoye ku ijambo witwa General Sylvain Ekenge yaje kuvugira kuri televiziyo na radio bya Kongo, avuga ko ngo gushaka umututsikazi ngo ari ibintu ngo byo kwigengesera cyane, ngo kuko ngo ashobora kubyara abana ngo batara uwo muntu wamushatse ngo utari wo mu bwoko bwabo. Bavuga bati ibyo bintu no guhembera ingenga bitekerezo ni biki, ibyo byura bivugaho iki byose ubihuze. Ahubwo ikibazo kiri ntabwo ugende bako cyumva. Ikibazo kiri kubona izi mpunzi z'abakongomani ziri mu nkambi zigaragambya, hari ikintu biri butange ku miryango mpuzamahanga. Ese imiryango mpuzamahanga ntirimo irabireba ubundi mbere yuko bigaragambye ubundi ntibazi ikibazo cy'abanyamurenge? Barakizi kuko iyo mpunzi yigaragambije iri mu maboko ya HCR. HCR ni ishami rya Loni nihuza ibihugu byose. Ni ukuvuga ngo iyo reconnaissance irahari n'ikibazo kirazwa. Ubu icyo impunzi zamenya n'abandi no kumenya gukangura uwisinzirije. Turamukangura dute kuko turamubwira ibyazi. Bafite ubutasi, izo ambassade babwira ziba zifite ubutasi mu bihugu, igihugu ufite ambassade ugifitemo n'intasi, sibyo? Niba rero hari ibyo ubuhorandi bukora ku mpunzi mu kuzifasha no kubaho, ntago yowe existence y'impunzi, urumva na crise existentielle n'ubundi turi impunzi zihari, ibyo byose barabizi. Ikibazo no kumenya ngo ngiye kubibutsa no kubabwira ibyo bazi, ngo gukangura uwisinzirije nakubwira. Zino mpunzi ibyo zakoze ni bikeya, bagombye gukora byinshi, ariko uruhare runini ruri ku mpunzi nka 20%, ariko uruhare runini kuri M23 FC. Diplomasi yayo ihagaze gute? Impunzi itaravuga, iya Kenya itaravuga, aba diplomate ba M23 ko diplomasi yabo iba yavuze ibingana iki? Kugeza uyu munsi
ubona ko umuntu ushinzwe diplomasi muri FCM 23 bavuga ko ari Bertrand Bisimwa n'izindi nshingano, ariko ibyo ngibyo ni ibintu wafata nk'urwego rw'ishyaka. Abantu bafite ahantu haruta bimwe mu bihugu bya Afurika n'abaturage bangana kuriya bagombye kugira diplomasi yisumbuye bafite uyu munsi. Ibya Bisimwa bikaba ari affaire étrangères dans le parti, dans la coalition, dans l'alliance Fleuve Congo. Ariko hakabaho affaire étrangère uhagarariye ubutaka bw'aho bayobora, uri administrative. Turimo kumvikana. Zino nyeshyamba rero zacungira ku mpunzi cyangwa impunzi zabakangura bagakanguka bakareba, ariko ibyo ngibyo ntago bikomeye rwose. Zino nyeshyamba niba zarafashe ubutaka zikiha imigi zikagira gute, zifite ibibuga by'indege n'ibiyaga nk'ibingana n'imipaka, ukoze mu maso amarira bakaboko. Niba usoresha ukaba utera kashi kuri visa z'umupilot w'umutanzania wenda utakoresheje East Africa niki akaza akagira gute, ukaba Filippo Grandi yaje kubareba ukuriye UNHCR katambutse umupaka batamuteremo, urumva nukuvuga muri passport ya Filippo Grandi harimo kashi nyeshyamba zitwa FCM 23. Turimo kujyana abambuka Rubavu, abambuka Rusizi, urujya n'uruza Uganda, ibyo byose barabizi. So il faut updating ibyo bintu ukabyaza umusaruro yo kashi, ntikomeze kwitwa kashi y'ishyaka, ikaba kashi y'ubutegetsi bro, urumva y'ubutegetsi butegeka ahantu. Abantu bakwiye gushyiraho ubutegetsi buri parallel n'ubwa Kinshasa bahangana, giye nubwo batagira guverinoma ya ministre 220 nkuko leta ya Kinshasa igibagira, sibyo? Jewe mbona bakwiye kuva mu mujyo w'imitegekere y'Kinshasa bakigenderamo, ngo Bahati Musanga ngo ni gavana wa Kivu y'Amajyaruguru, ngo Bushombo bwa Patrick ngo ni gavana wa Kivu y'Amajyepfo. Giye ngo nafata Kivu yose natwafasha kayihindura administration, urumva nkayiha chief administrative, nkashyiraho igisa n'abaministri batanu, kuko nta bushobozi bafite gutunga ministri benshi. Bamara kubagira, urumva ese bari abarwana badacukura amabuye ngo bagurishe bande buryo bahamwe mu 23 ubu nta mafaranga ifite yo kugira gute yo gufasha yo kuba bagurisha ayo mabuye y'agaciro bagiye banacukura, kuko bagomba kurwana aho bafashe bakanacukura. Ariko ntago banganya amafaranga na leta, ntago baraba leta, nta nakayihayo kabyo bafite. Byo kibazo nimo kuvuga kakanya, kuko amafaranga ma leta tungarimo n'impano n'inguzanyo na buri kimwe cyose, ntabwo rero ibyo byose babifite, ntafite ubwo bushobozi. Nayo bacukura yaba yo kuvura abaturage, kubaka imihanda, gutunga abasirikare, urumva ni ibintu bito cyane. Kandi no kuyacukurega amabuye suku sisesa bayora amabuye ni ikintu uba ufite ubushobozi bwo gucukura bw'ubuhanga. Ibihugu byacu ntabwo bifite ubushobozi bwo gucukura amabuye mu mwumva. Ni ishoramari. Urana amasezerano dufitanye n'Ububirigi ndakora Union Européenne, burya ngira ngo volet ya mbere niyo gutunganya ibirombe, urumva kubaka ibirombe birahenda. Indi volet yazaza mukajya gucukura mugasarura mugatunganya ainsi de suite. Kumva ngo bafite rubaya, bafite iki n'iki bintu ngibyo n'utubonetsemo kuturapfa bakora imihanda, baravura abasirikare, baravura abaturage, barabahe ibyo kurya. Ibyo byose urumva nakaze kenshi. Kandi narumvise ngo mu 23 ngo buriya ngo mu makuru atavugwa ari mu gikari, ngo buriya hari ukuntu Amerika ngo ifite mu kuboko ngo inyuma yayo hari ukuntu ngira imira supporting abo bantu. Ni abantu twita xenophore. Abantu bahora bumva ko Amerika ari nk'Imana, ndakuramutsa Maria dawuri mu ijuru. Abantu bameze gutyo bariho, kuko bumva ko M23 ishobora kuba idafite Amerika, nabo ubwabo kuva ntibaba badafite Amerika. Jya ubareke abo ngabo, je ntabwo mvuga ibintu nk'ibyo. Ntabwo wowe ubyemera se? Ntabwo mbyemera. None se zirantwara kuko Amerika ibihugu bavuga M23 nta kintu tuzi ikora ibihugu bavuga ikura hehe buriya bushobozi bungana kuri yabo kubita ibihugu wanyobeje rero. Gukubita ibihugu byose byakuraho ubushobozi bwo kwikubita. Ni kuri Amerika nabyo. Kuki uvuga ko M23 igomba gukubitwa azironga zitari kumwe na Amerika, kandi mu gihe kubita abatari kumwe na Amerika? Oya nyine nge ndavuga ko kubirimo irakubita abantu barabihuze nyine nuko ifite izindi mbaraga ziri inyuma. None se nta Amerika yari yakubita igatsindwa? Hehe ubwo. None se muri Afghanistan ntiyafunze imizigo Ahmed Karzai na Ashraf Ghani ubutegetsi bwabo bukaguruka Taliban bakabwigarurira? Amerika se ntiyagiye muri Mogadisho ku bwa Siyad Barre igakubitwa ikirukanka? Amerika se Vietnam ntibakubise? Amerika se Cuba yayitsinze muri za 50? Amerika se ntiyagiye muri Libya igasiga citse ibice bibiri? Amerika ubu Libya iri prosperous kurushwa rimeze mbere. Erega ntabwo je turi muri Hollywood hano. Ushobora gutsinda intambara, urumva icyo wari kumbwira nkumva ni kimwe. Ntago Amerika, ntago M23 ari anti-American. Na Amerika ntabwo ari anti-M23. Niyo mpamvu yemera ko bajya duha abantu bakaganira kajya kure ibyo baganira, nuko ibandastandinga n'impamvu zabyo. Akuvuga ngo ntago barwana Amerika idahari. Umuntu wese yakora ikintu Amerika ibikorwa baze kugeraho byose
ntabwo nta munyamerika giye mbona bari baza kumfasha giye marishari mbikubwira none kubera iki M23 nkantitinga nakuritaho Amerika itarimo nyine ikintu abantu babibaza erega marishari ibi bintu biba BBC yose irimo irareba M23 babonye Amerika se babonye Amerika oya ntayo nabonye ariko reka tuganire dusa sinzobe ndabize abantu baradukurikira ari benshi uyu munsi M23 bavuga ko ifite amadrones ifite ibibunda biremereye ibyo bita ngo niba ari ibyitwa sabasaba n'ibiki wowe urabizi kundusha ibyo bintu bikura hehe none se izo mbaraga zituma kubita abarundi bajya bivuga ngo baridoga ngo bazi kurwana baje ubundi barabakubise barambuka Tanzania barayihuragurira agenda n'uyu munsi iragarutse Tanzania bazongera bayikubite ubushatse kuvuga ko nta gihugu gikomeye reka tureke Amerika ubu nta gihugu kiri inyuma ya 23 gikomeye akona nyine nagasuzugura abanyafrika mu isuzuguro ubu isi ahantu igeze uyu munsi drone ni ikintu ushobora gukorera iwawe muri salo ukakironshinga kikarasa abemo 23 bize bangana kuriya ntago bakora drone ngo zirwane icyo ni cyane bambuye imbunda bayikoresha igize bafite nyine ibikoresho bayikura matière première zikora izo drone ziva muri Kongo kuki uva ko mu M23 atakora na iPhone icyo ni kimwe babikora ariko tubigendanemo bambuye drone zirazituritse kamikaze bazifatiye igoma warazibona mu bisanda cyemeye bambuye izo sabasaba ni BM21 bazambuye leta bafite ibifaro bagendamo babyambuye leta urumva nukubera iki abantu bumva ko M23 itarwaye intambara ngira ikindi cya kabiri ntago intambara zose ariko ubwo wakwambura abantu ibibunda bikomeye gutyo we nta bindi wakoresheje kugira ngo bambure icyo cyo kibazo kubera yuko wese uvira ko yafashwe nta sasu rivuze urumva ubwo bakoresheje iyo tekinike uvira yafashwe nta sasu rivuze Bukavu intambara avugiyemo ako marisha ko wabaye umusirikare n'uyu munsi kuri we uvira na Bukavu ni ibihugu bitanagwa n'umusirikare uyu munsi uvira na Bukavu ni ibihugu ni igisirikare ukivamo ntikikuvamo ni imigi yafashwe nta masasa avugiyemo ibyo niko bimeze no state yabyo ntumbwire ngo ntabajura barasiyemo ibyo ntabwo ntariko nta ntambara bere muri Uvira intambara garikiye kiriba finish bafashe Uvira nta sasu rivuze nta ntambara bere muri Uvira y'amasasu ibyo ngibyo niba ari amakuru utaruzi yamenye nta ntambara bere muri Bukavu ubwo bakoresheje iki ni magisi abanya-Uvira abanya-Bukavu baranditse basaba abantu abasirikare barahunga abarundi barirukanka M23 bukaba intambara zabereye Katogota intambara ziba Ruvungi Bwegera Kiriba hanyuma barahunga ibyo ni bisanzwe ubwo bari basigaye bafite ubwoba bwinshi bari abahunze hari imigi itarwanirwa byo ntago ari ibintu birenze ariko burya hanyuma rero kumbwira ngo M23 yakubita abantu gutya ngo nta gihugu ibyo ngibyo impamvu nshaka kugira ngo tutaza kubyinjiramo nuko niba ijambo igihugu bihinduka ko uw'igihugu gifashije atsinda urambaza igihugu kuri M23 ye nkakubwira ibihugu kuri Kongo Afrika y'Epfo Tanzania Malawi Uburundi niki ko iyo kitatsinze ari ibihugu kuki nyumvisha ko M23 atsinze kubera igihugu turebe intambara uko imeze gutyo uwafashwe n'ibihugu yaratsinze kuki ushaka kunyemeza ko uwafashwe n'igihugu runaka tutazi ari utsinda icyo gihugu ni Imana nukuvuga ngo mu ntambara harwana umutima yego mu Rwanda mu ntambara narabikubwiye n'ubushize gende mbane bukabyo naravuze jeshi ni silaha jeshi ni siasa jeshi ni nidhamu jeshi tena ni nini ni mbiru za vita za kivita intambara ni tactique ni impamvu Rwanda ni bibunda ufite n'ibindi byose na politike ukoresha so urebye imbunda Sadek yacyuye Samidiaras ntabwo uri bunyemeze ko M23 zikubye gatanu kugira ngo ibone kubanesha ni nacyo kibazo gihari ukazana amato y'intambara bitanganyika utazanye umutima muri Tanganyika ukazana amadrone n'ikimashyashya utazanye umutima mu ngabo n'ubundi urabizana nk'ibikoresho urumva buriya muri technology hari ikintu bita hardware na software urumva iyi computer ureba gutya this is hard ariko application zirimo ni soft sibyo n'intambara nuko imeze rero iyo uje uri hard ndi umusirikare natereye ibyuma nagize gute soft ziragukubita ziri soft ziri na hard turimo kujyana M23 ifite abasirikare ifite n'umutima urwana iyo soft cause ituma irwana irakurasa kuko nta mahitamo yandi bafite so nicyo navuga rero icyo navuga kubera ko ku ruhande rwa adversaire wa M23 na Iberia adversaire ntabwo by'ukuri uyu munsi tugiye kuvuga ngo none bari barabuze imbunda haje ishyashya bari barabuze amafaranga haje iki baraje abamercenaires batari bo haje abandi haje umutanzania wundi wisize ufite imitwe 2 n'amaguru 7 mu gihe haje abafite 2 no n'ubundi bazazi barambike ibarase ibaturitse ariko ndacyashimangira ko intambara zabe ni ku rundi rwego
kubera ko abantu barwanira mu matsinda mato magari y'imiryango mpuzamahanga baziyemo bajya impaka ku ntambara, ariko waje umwe ashobora kukurasa akaguhagama ariko ntabwo yakunesha. nagiye nsoma comment z'ibiganiro ukora, nabonye abantu bavuga buriya ngo ushyigikiye M23 cyane, ngo ujye ukunda kuyibererekeraho cyane ngo uyivuga ngo umeze nkaho uyivuganira cyane. Nta kibazo nawe mu gihe babivuze nawe turi kumwe ndakubwira kandi nyuma yo kukubwira kangaka babarize ibyo ndimo kuvuga nabogamiye gute, babarize batazanga babite muri commentaire. Woya nta mbonge uko mbibona ubuvuga ibintu uko biri, kandi koko iyo bivuze wagiye kuvuga ibintu birasohora. M23 uvirira ifata hehe abantu batukana n'iki bambaye haga, wabonye ko bacecetse wa mushuti wawe nabonye yaracecetse ubu ngo ari mu gacerere, arashaka hari kugaruka mu miyoboka mana, aheretse gukora propagande mugira ngo maneko ugitangaza muri aka karere ngo nekira ngo igisirikare cya Burundi ngo n'ukuntu ngajya Minembwe muri operation akajya gufata abantu mateko, ariko ni ikintu yakoze iki propaganda agikwirakwiza. None abagikwirakwiza bigira abantu bari anti Mbayahaga kandi Mbayahaga bari inyuma. Urumva ngamere ngo ni gitangaza umuntu nkuri yase Maneko gitangaza he Mbayahaga se Mbayahaga bitewe n'ukuntu yigaragaje cyane ntabwo uriya ubumaneko bwa muhira bahita bamwica. Ndi hibyo ratabura urumva unareba kure. Ikindi cya kabiri ibyo yigira ngo ni gitangaza yanetse Fizi arahaguma, yanetse Minembwe ahigumamo, aneka Ruvungi arayitsinda. Erega ntabwo uranga umuntu yafoye umuheto uri wako yarashe mu cyico cyambaye hagari ikihoretse guseba gusa. Ariko reka nkubwire rero buriya none buriya sha nkubwire uko mumara gucya marishari nanga guseba nsesenguye ku ntambara. Yiyunze n'amabusha wawe inde Mbayahaga umugende yiyunze nande gake na Scovia barimo kuvuga rumwe. Ntabwo abonye Scovia avuga ati ngiye Mbayahaga ndamwemera mwiyobokamana, ariko ngo muri politike ngo nibyo atumvamo neza. Ntabwo nakumvise oya utemera Mbayahaga se nk'umuntu wananiye itorero akabikirumbo akarumbira Yesu ninde yagiye mu kandi ngo buriya Mbayahaga arakomeye muri eglise. Hoya Mbayahaga ariko ntukamwita ikirumbo kandi abari ani inshuti na yarumbiye Yesu na boss w'igihugu cy'u Burundi. Yarumbiye Yesu ndimo mvuga yarumbiye Yesu nta kindi uramusebeje ariko ahantu ntabwo musebeje mbo. Noneho reka tujye wakwirirwa ugambanira abanyamurenge ugambanira abaturage ngo uracyari umuntu w'Imana, kandi mu banyamurenge uziko ari abantu basenga cyane. Uziko Mbayahaga agomba kuba umuntu uryama ku banyamurenge. Umva hari ikindi kintu umuntu uzafite reka ubwire reka mvuga ko ari abamuriga ntama nakare kagabo bita ngo nibarinde ngo rero Fred nibarinde Mbayahaga akwiye kujya mu ruhande kuko Mbayahaga ni dini afite ngo ari papu y'abanyamurenge. Yatangiye kera yitega papa ubwo aragira ngo abigizeyo Mbayahaga bako muri Gatumba imipfire y'abaturage y'abanyamurenge mu Gatumba arayizi, ntago mushinja nibivugo. Ngewe reka ngira icyo iyo ufite umwanya nk'uwambayahaga kuko wavuze ngo ari hafi na Sebarundi uriya mu perezida wabo bro urengera rubanda papa, ntabwo ujya mu byo byandamayininga ubuzima bw'abantu cyane, kuko ako kantu Imana yaguhaye nako kurengera imbaga sako kwishongora. Buryo ugize amahirwe ukagera no kwa gitifu mukaba inshuti, ubu ukwiye kuvuga uti dropa utirangana gute abana bataye ishuri, ugakwiye kuvuga rero umuturage utuye hariya inzu ivirwa giti mu murenge yawe wari ubizi wa muturage akaramirwa. Ubwo rero amahoro y'abanyamurenge nubwo batasenga Mbayahaga ngo bayamukeshe yagomba kuyagiramo uruhare. None agira uruhare mutugara no kugira ngo hishwe abanyamurenge. Reka ngo amakuru ubone kumbaza umuntu wese ugira uruhare mu kumena amaraso y'inzira karengane arahanwa akabona cyamutema kone hano kwisi akazakibona ageze no kwa shebuja. Mbayahaga ntumure bakuriye amasazire yo ni mabi cyane. Umwanya yabonye yapfushije ubusa ntiho byaza umusaruro. Imagine Marshal nirwa mvuga ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo nifuje kuba nka Mbayahaga ariko buri muntu wese mu gihugu cye tuvuge ndi umunyakenya ntabasha kugira kwa William Ruto nkamwisanzuraho akansura tugasurana. Uzigiye navuga ibi ngibi nahindura akazi nkakapudetinga ku rundi rwego. Abantu babona umwanya na opportunity bakawupfusha ubusa. Nabibwiye Mbayahaga igihe kimwe ku mbuga nkoranyambaga kandi rankurikirana ndabizi yapfushije ubusa itarante Imana yamuhaye yo kuba inshuti n'umuperezida kuko umuperezida n'umuntu ukomeye ku gihugu ajya kwicisha abanyamurenge, ariko bazamuhenera bazamutera umwaku we n'abadede n'iki byose. Niba ari ishyaka musigeze kubona no mu karere zandavura ku buryo kwitwa umudede ubusa umuntu wakwita umuntu w'umugabo intera hamwe ninde ntawe akanywera kwicupa mu kabari ntawe umuntu wakora koperative yitwa impuzamugambi ninde kandi yenda muri za koporoma za byangabo ujye urebe ko koperative yitwa intera hamwe wenga intera hamwe zahoze zemewe kera ku bwa Habyarimana ngo zari zikaze ngo niryo zina abantu barikunda byata mwumvaga ari ijambo rifatika. So uyu munsi urishimira kuba inshuti na CNDD-FDD ukishimira kuba umukozi wabo wica abandi ubahemukira
ikibazo ariko uwitsimbye kuri Emerenide akitsimba kuri MPR ya Mobutu akitsimba kuri iki n'iki ubu ngubu barimo kurogereta bro. East Africa Great Lakes and Africa as whole ntabwo biga mbaye hagakwiye kwiga urumva ntabwo aruta urumva abari barihaye Imana bajyaga bajya ntabwo ujyumva abasenyeri abapadiri bo kuri Sainte Famille bagize uruhare mu kurimbura abatutsi bari kuri Sainte Famille nibarinde hari wose Kovian nyamara akunda kuvuga yanga kubi buriya mu bakatolike buriya ngo habere amarorerwa ugenda kubegije na Pisto hano n'abapadiri bakoze amahanga ndaje ariko ndamwibuka iba ariko Wenceslas simbizi Munyeshyaka se ubanza ari wari ubungu oya ubungu banze sinzi icyo hari ubungu simba mbazi simbize yira afite Pisto kunuza kandi ari umupadiri so kuki sitabwira abantu umugabo bitasemerera njya mubona kuri umurundi ufite channel afite kuvuga ikintu kiri virale cyane ku mbuga nkoranyambaga ubona agahenda kamwisha ati mwabadedema ushaka gusaza nk'abantu bo muri muvoma kuko uribaza mbayahaga uri muri side ya gospel n'ivuga butumwa hari abandi bari muri leta bavuga ibyo bavuga kuba inshuti n'ubutegetsi buhebuka bwica abantu ukazasaza n'abuzukuru wawe mukagira ikimwaro ibyo ngibyo kandi nkubwire uri butu uzabibona sende dizasiba muri aka karere ku buryo uzajya ugenda ukagira impuhwe ukagira isoni z'umwambaro wigeze kwambara n'ifoto yawe wafotowe urumva kandi uzayibona n'amaso ikindi yewe icyo gihe ubinote muri iyo agenda yawe dore ukunda kwandika icyo gihe uzampamagara kandi uzayibona kabisa icyo nagira ngo nongereho nagira ngo mbwire abarundi badukurikiye cyane cyane abayobozi b'i Burundi abarundi b'abanyagihugu bo ntanubwo babibareba nuvuga ngo abarundi bari hejuru mu bayobozi ndagira ngo mbwire ikintu nyine icobero Evariste Ndayishimiye bano barundi bamukikije harimo n'aba bambaye haga ngiye mbabona amusori kabisa mbaye haga simwanga siki ariko nkurikije imyitwarire mbona nuko bamujya imbere bamwereka ko ari abana beza mbona bamwe ari ibisambo buriya n'ubusambo n'ugushaka n'ibisambo bitamugira inama ahubwo bo bashaka guhora bamwereka rwose boss wacu ibyo uvuga n'ukuri biriya bihugu mushyira mu majwi tugomba kubikubita tugomba kubivuga nabi biriya nta kintu byagezaho neva ahubwo nashaka arebe ukuntu bari abantu bamuri imbere birirwa bavuga amafuti abigiza yahindure aza n'abandi babajyanama be bashyashya no kubibona cyangwa azabireke ibyo ntacyo bintwaye yewe ntabwo ndi umujyanama wa Neva nashaka azabikora nabe bamudihe bamukureho agende Musenedi igomba kuva muri aka karere itemasti kubera ko urumva ariko itanavuyeho yahinduka bwana Marisha oya ikintu kitahindutse mu myaka 20 ntabwo cyahinduka nta muntu uvuga igifaransa afite imyaka 60 ngagishobora ariko hari umurundi twaganiriye unyumve neza yarambwiye ari muri South Africa yarambwiye ati ntago bashaka guhinduka ku ngoma yarambwiye ngo ku ngoma zose zabayeho ngo abarundi bahoze bapfa ngo ahubwo ngo ku ngoma ngo ya CNDD-FDD ngo nibwo ngo agahenge karimo karaboneka nta kibazo we ni idea yiwe agahenge karimo kuboneka katogota karabonetse niho aruva igihugu cyahindutse igihangange wonyine nawe nk'ubudede nk'abo bose okay none rero mwihorera impu ufitiye CNDD nizi ntazo ngewe sinzi sina leta yanjye yicano yawe mu myaka 20 idatera imbere itagira subscribe itagira gutoka ngo nicano ubwo kuki si uko se iri yacano ya CNDD maze imyaka 20 ku butegetsi nta subscribe nta viewership nta like uziko natwe tubaciyeho nta commentaire urumva bagomba kuvaho bakagenda bari yego kuko ikintu cyo guhinduka kiragora ntabwo ntababujije impinduka sibyo utinye none se uwo murundi urimo kuvuga ngo ari muri South Africa niyihe leta y'indigeze ikagifunga imipaka ku mipaka 3 ikabifunzemo 2 haka abantu bagiye bakoresha ubwenge ibintu by'amarangamutima babikuramo iki uzamubwira uti nk'ibyo bikumariye iki kuvuga gutyo natubwire leta y'u Burundi yigeze iyobora igafunga umupaka w'ibihugu 2 muri 3 biyikikije ntayitubwire nta kibazo turabyumva so nabitubwire nta kibazo by'ibintu birumvikana imihanda bafite ni yabagaza kuri air yabagaza turi kumwe airport bafite nizo nta yindi bari bubaka stade bubatse ikintu kimeze urabona ama stade kafirimo gufungisha na FIFA mu minsi ishize izi z'amahoro izahe hose za Uganda urabiko ari ubwoko bw'ama stade yagiye afungwa kandi yitwaga kari ama stade mu binyejana mu binye 10 bishize ubu barimo kubaka stade urumva yahoze yari Rwagasore bayita ngo ni intwari baramuhinduye kandi Rwagasore niwe bita intwari n'incungu y'abarundi bafata stade bayihindura izina akuna ari n'abagome umuntu mate yamwita intwari ariko y'igihugu mugasibanganya izina rye kandi ari incungu y'inuza mu magambo yabo ubaka igistade kiraho ibitara bikimurikira byahise byikubita hasi uwo munsi bagicekinga buriya wambwira ngo urubaka stade igezweho
ukubaka stade kafi irimo guhinduza no gusenyesha wowe ngo wakoze ibitangaza imyaka 20 urafunga imipaka nta muhanda muzima mufite erega umutoya akeneye umuhanda akeneye ubuvuzi i Burundi nta mihanda mizima ihari akeneye diplomasi akeneye buri kimwe cyose oya imihanda mizima irahari marisha nta mihanda mizima bafite igezweho duke Afrika ikeneye yaheze ijya heza ariko urimo gushinyagura bro wenda shinyagura se neva ntago yabivuga ngo ni igihugu cyambe ariko rero umuyoboke wenyine cyangwa sindi umuyoboke we ahubwo hari ikintu Evariste Ndayishimiye ntabwo muri politiki yavuga amagambo umva nkubwire okay reka nkubwire Evariste Ndayishimiye yaravuze nkubwire ngo dufate urugero Uganda amaze kubaka Hoima Stadium irahari ntabwo irahari Uganda nibo bafite umuhanda uhenze cyane ku isi iyi mihanda igenda mu kirere urabyemera cyane ubyemera ujya muri AI rene bikwereka birahari ndabibona none se Burundi nako tujye muri AI batwereka uwo muhanda twereka ibyo bibuga twereka ibyo bikorwa twereka ibyo buvuzi twereke kandi imyaka 20 mudafite ibyo ngibyo none se neva kavuga ko igihugu cye ari cyo gikize ku isi cyokoreje ubundi yarongera aragaruka aravuga ngo barakiyubaka ngo batinze mu bukene akora icyo bita contradiction abarundi baze kujya mu mbwirwa ruhameze mu byumve hari ahavuga ko igihugu cyanyu ngo gikize kurusha ibindi ku isi ngo gikungahaye ubundi akagaruka akavuga ko ngo mukiri mu nzira y'amajyambere ngo yewe munagikene ahubwo aho niho nemeranya na Neva ndibaza aho niho nemeranya na Neva nyine se nyine kukivuguruza kuko nka perezida w'igihugu cyose agomba kuvuga ati igihugu cyacu ni cyiza kuruta ibindi byose akanavuga ati naho turagera ubundi yo nimvugo y'umuntu w'umunyapolitike hariya nta kintu nta kosa hariya nta kibazo oya nawe ugomba kwamina igihugu cyawe kandi nawe wawe uri umukire buriya ndabizi muri quartier yo mukire bafite ngewe hari uryi wese oya nta muntu uryiwe nuri umukire wawe rero ku giti cye kiviya nawe Burundi burakize ku Burundi nyine ariko ubundi ku ruhando rw'isi ryo gihugu cyanyuma cyo na Kongo batindahaye no ku rutonde rwa IMF wabireba hari reka tujye ku yindi ngingo wenda twihuta tugana ku musozo hari leta ya Tanzania ngo yafashe initiative yo kwirukana cyangwa se yo gutahisha impunzi z'abarundi zari ziri mu nkambi ya Tanzania shishi tabona ngo abari abinange bakanga kuvamo ngo babasenyeyeho ibi bintu byo bihatse iki ko twumva na Tanzania igiye gufasha Kongo ngo kurwanya M23 ibyo bintu si impunzi zigiye kuba ahubwo zijya mu bibazo by'abarundi bakaba bazishubijana ahubwo aribwo bazohera bagiye kuzicisha ubwabyo byisha amategeko mpuzamahanga yaba amategeko y'uburenganzira bwa muntu b'icyo 1948 ngira ngo urumva i Geneve yaba ibiri muri UN Charter byose ntabwo byemewe gucyura impunzi no kuzihatira gutaha ariko kuva Amerika yarasa Venezuela n'ibindi isanzwe ikora urumva ko international relations international law isi igendera ku mategeko birimo guhungabana ubwo rero jewe ndagusubiza nk'umuntu udashaka kubyinjiramo cyane mu bisesengure mbigira ibitangaza impunzi n'izicyo yahunze niyajya environment mu gihugu impunzi yaturutsemo HCR ikabyemeza Tanzania yakire bikabyemenya icyo bita tripartite impunzi zataha kuyisenyera amazu si wo muti umuti no gukurikiza inzira zemewe n'amategeko nibyanga rero ubwo abataha bazataha bihanagure abishwa bazishwa kubera Tanzania izabikoze ariko giye kubera ko nakuye ko ntekereza ko umuntu wese afite ukuntu abasakaje nyakatsi ubwo Tanzania izabishima ababikora nabo babikorewe nese ubwo ntizaga mu Burundi yaremewe kuba impunzi oya niba yarahunze igihugu cye ko umutekano muke nibaza afite mu Burundi n'abatanzania bazahunga nyine ubwo izo mpunzi bagwa jima babahe izo mpunzi nizagambaniwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nibakomeze bigire biriya ibyo bakora abarundi n'abandi bazabibakora icyo ndibaza urumva neza n'abandi bazabibakora nabo bazakenera guhungirayo mbese ubundi Burundi buzahora mu majanja CNDD-FDD bukomeze gupfapfana kuriya Burundi buzajya mu buryo kandi hari cyo kandi ntabwo Burundi bubana na Tanzania kubera ubucuti bibana kubera amategeko y'imibanire sibyo hari cyo Burundi yafasha umutanzania cyo umutanzania yafasha umurundi niba inyiturano no kubirukana gutyo shishi itabona impunzi yashaka n'ikindi gihugu cy'amatari Tanzania Tanzania yabinaniye nishaka igihugu cya gatatu cya kane cyemera kujya mizo mpunzi Tanzania idashaka zajya muri Maroc zajya muri Malawi aho zajya hose ndibwira ko ntago impunzi ari bicucu hari abo bizagiraho ingaruka ariko Tanzania izaferinga ntabwo urwo rugamba izarutsinda ntabwo gemura ko yarutsinda kuko ntibyeje amategeko ntabwo impunzi yanze kubiwabo Tanzania se buri haranduta naye baba hari muri Paradiso ni New York impunzi zijya kwitwerereza batagira n'inkwi zo gucana
bihorere mwana. Nese Tanzania buriya Burundi sibwo bwagambaniye ziriya mpunzi zabo kugira ngo zitahe. Nese kuki bukoresha kugambana bwagiye bukabigisha. Come and see and go and tell. Ibyo byarabananiye. Bigeze kubikora amahama ngira ngo kandi bigakunda. Aho kugira ngo ucyure impunzi mu bugambanyi wagiye kuziganiza one second time ukazageza igihe impunzi zumva zigataha. Ikindi kandi ugatunganya ibyo mu gihugu. Kugira ngo impunzi kuko nta mpunzi itagira umufamiliye. Uwo rero umufamiliye niwe uvuga ati haro kudataha imihanda yarabonetse ubuvuzi ubutabera bwaraje gusaranganya amasambu bikorwa mu mucyo ya severi uriya mu Burundi ngo urwanya akarengane n'iki niki bahubwo barenganya abantu kagira ngo nibyo bakora no kurenganya abantu ugasanga imitungo barayitwaye. Environment niba nziza abadede bagakora imbonera kure zigwa zikanga abantu zibagira gute abamusaga biciye musaga bakabona ubutabera. Urumva Uburundi bukabohereza ibyemezo by'urukiko rwa East Africa rwavuze ko manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza ntabwo yari yemewe yaci nyuma y'amategeko which means wayirwanyije wese afite ukuri. Yes, reka ubwire Bwana Marshal i Burundi nagiyeyo ejo mu minsi yashize batarafunga umupaka ariko reka mvuga aka kantu kuko tuba turi hano kugira ngo tubere abandi ijisho aho batareba cyangwa se tubabera ijwi. I Burundi njyayo ibintu bimwe byinshi nabonaga byo nta kibazo gihari ariko ikibazo gihari nabonye rwose cyananteye ubwoba n'ibibazo iyo byenda bivugwa mu Burundi ngira ubwoba. Mu Burundi nibwo bavuga ngo nta moko haba. Mu Burundi ni abantu babona umuntu bakavuga ko niba ari umututsi bahita bamuvuga uriya ni umututsi uriya ni umuhutu uriya ni umutwa. Abarundi bankurikiye babyumve ko ibi bintu birahari ntagwamo mbo simvuze ngo baricana ariko ibyo bintu birahari biranavugwa. Rero ibyo bintu mu gihe bivugwa nge mba nibaza umunsi umwe hakoma akantu gato hashobora kuzaba jenoside ubuyobozi budahinduye imitekerereze budahinduye ibyo bintu ngo bukure amarangamuntu bukuremo ibyo bintu by'amoko umuntu yibone mu ndi. Ntago mbizi wowe wagezeyo hanyuma nyine wabashe gutembera amakaritsiye wumvise igihutu n'igitutsi bitandukaniye mu mvugo bavuga se oya wabikureza ibyo bigire indimi ntabyo ko nta bwoko baho utagira ururimi rwisangije ku isi ntabwo birabaho. Oya ibintu nyine biriya ni ubujiji none se ubwoko nyine bubaho ubwo wagiye gusura abantu binjije wagiye gusura afite ubujiji bw'amoko. Oya ntabwo ari ubujiji we mbo icyo mvuga ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo baramubonye ngo ni umuki ntago wamenya umuntu wari we uvuze urimo kubizana wasanze se imico ya gitutsi na gihutu nyine nibyo nshaka kumenya nyine kandi warayibonye ibyo birahari biranavugwa. Ndavuga imico warayibonye ukavuga tudura umuhutu aratambutse nko kugina Nairobi ukabona mu masaha yashoreye inka. Oya niba ari hoya rero ubwo ni hoya nyine wasanze bafite iyo myumvire y'ababirigi badushyizemo. Yes kuko urumva n'ububirigi niko bubaye n'abari bwandike comment bakavuga ngo nta bihari barabizi mu mitima yabo birahari biravugwa wese no mu mitima no mu mategeko yabo biranditse. Urumva abantu ikintu cya mbere cyubaka igihugu cyose ni nationalism kuko ntago Amerika ibuza amoko. Amerika ifite amoko menshi za Nigeria wumva za South Africa ariko bo babubatse nationalism. Uburundi ntabwo buragira umuntu wubaka nationalism. Nabarwa gasore babigerageje barapfuye. Umuntu araza nigeze kumva Perezida Ndayishimiye yahigira uwita Pacifique Ntihazwe ngo igihe ngo yararwaye ngo bwakirwa mu ishyamba Ntihazwe ngo yaryaga neza. Ubu nawe ngo ari muri kwashe ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta muperezida uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Uri Sebarundi nkuko bamwita sibyo muvuga ururimi rumwe ibindi mu birekera abantu banyanayimbwe nabyo. Ariko rero ntabwo ubutegetsi bukwiye kujya mu bintu nk'ibyo gusa n'abarimu beza mu Bubiligi bashwashe isomo ariko nabyo bizabaheze nyuma kuko umusaza ngo yafashe abana be abaha inkoni 3 ngo nibazivure zirabananira ariko aravuga ati muzihambure imwe kwa barayivuna. Niba amacakura ari mu Burundi ako ameze gutyo koko akaba yanditse bazahora badatera imbere nkuko byari bikwiye kandi bafite ubwenge nk'abandi bafite amaboko nk'abandi bafite ibyamwa wa mugani wabo barahinga bakeza ariko barananiye kubiteza imbere. Niba banatera imbere uyu munsi ko babyibeshye siyo rero bagomye ko batera imbere bafite unity and reconciliation kandi amasezerano y'ubumwe y'u Burundi yashizweho n'ababuyo n'ababagaza niba nibuka neza icyo gihango baragifitanye ko bafite igihango cy'amasezerano y'ubumwe n'u Burundi bagikurikije. Ese reka mbaze niba utarubaka iduka ry'umututsi n'umuhutu ngo wubake buri kimwe cyose agende muri bisuka moto buri kimwe cyose ibindi amatiko bajya bona iyi reality umuntu utazayumva azasigara inyuma. Ariko giye nakubwiye ngo nta muntu mfite ibyo ngibyo niba bigume mu nyine bakomeze basigara inyuma
uzi ikintu gihari reka nk'urugero ngo mu nzego wumva ukuntu byafashe indi ntera ndagira ngo rwose rwose abayobozi b'abarundi mugerageze muhindure ibintu murabizi ko mu Rwanda higeze kubaho ibibazo nk'ibyo byose byaturutse ku ntago bahinduka bari reka nkubwire babayishwenda kuboza biragoye reka nkubwire nk'ubu ngubu mu Burundi niba ngo mu bayobozi runaka ngo bakizemo abantu ngo barareba bakavuga ngo reka dushyiremo abatutsi bangana gutya biranditse rega mu gisirikare muri kota y'amoko irahari biranditse igisirikare ngo ni 40% ngo abatutsi bajyemo ni 40% ngo abahutu ubwo n'ukuzamura wese wakubaka igisirikare nk'icyo kigakomera koko ko umusirikare kagira katambuka akarwanira igihugu we atambuka bitewe nuko ikosi yarishoboye uzazana umuntu uko atashoboye ikosi ngo nuko ari ubwoko bunobo ngo kugira ngo wuzuze imibare bareke ariko nuko bahisemo kubyubaka mbo nuko rero hari wenda ntabwo waducika utatubwiye kuri kano kantu ka Nicolas Maduro wafashwe na leta zunze ubumwe za Amerika bamwe mbona kubivugaho baca inkerera mu cyamo ariko bamwe bati uwitwa Donald Trump harimo arakora amakosa akoza amahano yatangiye kwivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu gufata umuperezida nk'uriya ufite igihugu gifite stati bati biriya bintu ntago ari byo we nk'umusesenguzi w'umuhanga nk'umuntu wabaye umusirikare urabivuga wiki urakoze cyane ikibazo cyawe ari ikibazo cyiza cyane leta zunze za Amerika yigeze mu gihumbi kimwe magana 776 Venezuela yigenga muri 811 cyangwa 14 gutyo harimo imyaka 35 umwe yigenze ugiye muri cadre yuko ibihugu byigenga ibyo uravuga umwe muri umuntu wundi ese reka nkubaza uri umugabo w'imyaka 30 wenda ufite inyubako foreign one vewiti nziza wateye imbere kandi iso yabahaye umurage mwembi muri abana ungana yabahaye taranto zingana umwe arayicuruza undi ayijyamo ayihagarikamo icyo nshaka kukwereka ibihugu bya Amerika na Venezuela byavukiye rimwe buriya birangana mu bwigenge ugiye kure buriya se ibyo nakubwiye intera y'imyaka 35 ntabwo ari imyaka myinshi mu bwigenge niba Amerika imaze imyaka 300 abandi bakaza 215 bajya kungana muri independence wavuga ko bajya kungana ikintu cyateye mu isi cyo kumva ko umunyamerika afite supremacy intellectuelle we mu Venezuela ukahora muri gata mu kirenge ubwo nyine abane Venezuelan Amerika yubatse igihugu gifite amata asaga ibihumbi mwebwe mu rubwoko nka Bolivia n'iki unani kubaka igihugu cyanyu ngumere nka Vietnam muhanganye na Amerika mumere nka Iran mubasha kuba mwakwihagararaho uko byagenda kose mumere bafite petroli ya mbere ku isi muri karite no mu bwinshi mwagwije petroli mwibagirwa igisirikare mwibagirwa intelligence mwibagirwa unity and mwibagirwa iterambere ry'umuturage hano umuturage avuga ati ndapfira perezida birirwa muvugiriza induru ati cyamadoro bakijyanye banyeze ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo n'imyenda bamufatanye nabonye yabuze ku isoko barimo barayigura cyane nk'abagura amasoko barimo barayigura cyane so Amerika yubatse igihagararo cyacyo ibindi bihugu birya amandazi y'amadejiga n'amawanujiga yizika gukubitika guhonda ugatangira kubebera usa kuzugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo Amerika ni bacunda yikoba wenda bazashira ubwenge kugiye ntabwo Amerika iriho ngikurinde wigeze no kubivuga mu kiganiro nta nubwo Amerika iriho wenda igutere muri ubwo buryo kandi ntago Amerika yavuze ngo ngo mwaturase abasirikare ngo mutwicinga bazabateye zarabateye nyine ariko zibateye zisanga umujenerali nabonye banamukuye ku butegetsi uriya mudamu Darcy yamukuye ku butegetsi yavuye hose nawe Darcy yakuye umujenerali ku butegetsi wari wabaye umugambanyi akabuza inzugi kwifunga zaho Maduro yarihishe kuko Maduro yari afite ubwihisho budashobora kumenwa na Amerika yagambane n'uriya wari waragiye guhita ayobora yagambane n'umujenerali uriya ugiye kwibago urimo kubatoratora bafunga uri muyobora so mufite igihugu aho kugira ngo murere ko bivuga ko ngo yari yanywera urumogi ngo yibagiye gukinga cya gihugu ngo gicuza ibiyobyabwenge ntabwo ari we wikingira ayo na amagambo ngo yari yanyweye ibiyobyabwenge nako ngo byaka ya media Amerika ibyo bita nukugira urumva nuko yobye burari ni ibisambo nyine by'abanyamerika n'ibirura n'ibijura n'aba predateri nuko babaho bafite media ikomeye internet dukoresha n'izabo kimwe cyose bumva bavuga ibyo bashaka isiga byemera so what do I mean nukuvuga ngo Venezuela ntabwo yabuze bije yo kubaka ingabo kubaka civisme patriotism uburere mboneragihugu nabwiye umuntu nti iyo Maduro ashaka abaturage igihumbi bakajya bararizamu akabarara hagati ntago Amerika yabakoraho kubaka umuturage biruta kubaka imbunda nazatanubatse yanazubaka Amerika baharuswa bagahita baca connection n'amakode ziriya za defense
ariko Amerika yubatse umuturage wayo kugeza umuturage wa Amerika ajya gutora idarapo mu ishyamba ririmo gushya ngo Amerika idahera mu ishyamba kandi ari idarapo. Venezuela yubatse iki? Mu bihugu byacu bya Afurika uretse mu Rwanda mbona Minisiteri ishinzwe uburere mboneragihugu inshingano mboneragihugu ngo n'ubumwe n'iki ko ujya kureba ugasanga n'ibihugu bitabyitayeho kandi kugeza uyu munsi nayo mbona ibyo ikora bidahagije cyane cyane muri service mu nshingano mboneragihugu. Ntabwo mbibona pe. Heruka mu itorero rya 2017 uretse aba bana bava ku rugerero ariko abantu mu nshingano no mu mirimo twakoraga amatorero turi buhehe turi mu baganga turi mu banyamakuru turi ari amatorero ntaga kibaho kandi igihugu ntabwo gicutse umuturage ku burere. Urumva ibihugu bifite abaturage batarerwa do A a Z bishobora kugira ibibazo isaha yose. Ibihugu bya Afurika rero na za Venezuela nibashyire inyigisho z'umuturage kandi ze kuba amagambo ya propaganda zijyane n'ibikorwa. Umushinwa iyo wibye umusoro polisi taraza anti-smuggling ya China bahita baguta muri bakagutwara daridari mu ngorofari bakujyana ku biro bati uyu muntu daragiye kudusubiza mu bukoroni bw'umuyapani yibye umusoro batawibiye he batarabye ufite umufuka mu murebo mu no kumumanika bamumanika. Bro ibihugu biteye imbere bifite ukuntu biri serious mu gukunda ibihugu byabo. Urabona Amerika ariko uburenganzira bwa Afurika bwamaze kuba bwinshi abantu biga bicunda yikoba umuntu agapfira mu iterura ukora umwana w'imyaka 18 nta cyazi babana biruhango baramiraga ibendera. Yego kuba inkuru ndabyemera ariko byangombye kuba iya myitwarire ya cyana yabana ikiri mu mico y'abantu. None se abana b'inyanya ntabwo tubibuka kubera ubutwari bagize. Abana bo mu ruhango se wenda basuwe 2 3 4 5 birangira aho ngaho ntibashobora gukora n'ingendo ngo bagende mu mashuri. Urumva bakangurira abantu igikorwa nk'icyo ngicyo bahabwe na bije. Ubwo bibaye localized biri locale mu ruhango. So ibihugu byacu bya Afurika na Venezuela n'ibindi byose nibubake gukunda igihugu ariko we gukundisha umuturage igihugu magambo unamukundisha ibikorwa. Avurwe neza umuhanda ubutunganye ivuriro umubyeyi we najya kubyara cyangwa iki niki abone icyo kurya abone icyo kwambara ibiciro ku masoko bigabanyuke buri kimwe cyose. Ariko igihe cyose hazajya haba ubutegetsi ku isi umuturage avumira ku gahera Maduro bazamutwara bavuga ati nagende n'akazi ke. N'ubundi urebye kuba nta kintu cyabaye bamufata abaturage bashakaga impinduka uko byagenda kose cyane wabireba nabyo wabireba kandi wabireba ibyo ngibyo. Maduro n'umuntu wari umushoferi uw'amabisi n'amatagisi n'iki azaba perezida from nowhere asimbura Hugo Chavez wazonza abantu you see ikibi gisimbura ikindi. Maduro muramurengera iki? None Amerika byo ntibiri bihanure mu bishorishori bikayikubita hasi kubera ko irimo iragenda ivogera ibindi bihugu kandi nanone ikagaruka ikavuga ngo demokarasi kwiye kujya imbere ku isi. Ese iriya niyo demokarasi batubwira? Tuvugisha ukuri. Numvise ba Kenisa bivugaho na Mutabaruka wenda ntibabyerura nabo bagiye bakora ikigana ariko nkumva uburyo bakora nabo hari ahantu batarashe ku ntego. Ubundi iriya niyo demokarasi reyere. Iriya niyo demokarasi reyere donc itari muri opaque itari muri opacité. Ikintu bitaga kera yashika urakize igitelefone ntuza appareil utuntu twajyaga muratuze batwita ngo iki du film negative negative uje sari ifoto niyo yavaga amafoto wajyaga kwihanagurika bama ifoto bakamenya ko karabo bakakureba mu hwati dore uyu ni karabo ni kana kane kinini. Demokarasi dufite iri enfiligrane demokarasi ivugwa hangaha filigrane wa murongo wa munoti bareba gutya bakareba ko ari nzima cyangwa itari nzima cyangwa muri diplome ukajya amanoti gutya. Iriya niyo demokarasi se iyo dusanga ngo ni kuri imeze ya Trump nyine oya isanzwe mu isi batwigisha. Iriya rero ni diploma iriya ni demokarasi itarimo kwisha yuko ukuje gufara kudunda kandi uko byane bimeze. Urumva bakajya bayitwigisha batakuyeho agahungu tumenye uko imeze. Ubu iriya niyo demokarasi iriya niyo demokarasi ikwiye ku isi ugatekereza kubaka ubukungu patriotism civisme mu baturage. Urumva ukubaka ingufu z'igisirikare z'ubwoko bwose sibyo nese wumvise ibyo bita ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Kongo na Kisekedi ntibashobora gusinzira ngo basinzire ijoro batikanze ikintu cy'ingamba z'ubwirinzi. None mutarajya no mu bwirinzi bikiri mu ngamba gusa. Urumva ako buriya nabo bagize ubwirinzi byagenda bite bande abakongomani ni nk'ubwa Venezuela nyine. Urumva icyo nshatse kukwereka ibintu byose tubona ku isi no gukomera kw'ibihugu birubakwa ntago biza from nowhere cyangwa bihabwe nk'impano. Umuntu yaguha ibibunda nk'ibyawe Venezuela n'Abarusiya imitima ikabigurishamo ko ikakurija kode ku munyamerika
akaza gukina The Hollywood rero ngo twaje ngo nazakajugujugu ngo tujya gute gutwara abantu kumbe code ziri desactive inzugi ziri desactive kandi zabaye desactive n'abantu banyu wasanga zarubatswe n'abanyamerika ziriya nzu yarabaguze yaguze ababikoresha ubu we Karabo ndakubuze ukaba wagurisha igihugu cyawe Karabo reba umuntu nka Karabo atanyagusha igihugu cye reba nkajya afite simple jya afite simple marishari ntabwo nagurisha igihugu cyanjye hajemo kugurisha igihugu cyanjye nakubwira nti ijyane ibyawe urumva so rero icyo nkubwira aha ngaha ibigwari ku isi bibaho akabita amarejime y'ibigwari akubaka ubugwari bakabusoma nyine bagashira inyota nka biriya bya Venezuela kubera ko mbisubiremo uko Amerika yubaka amoko y'Abespanish yubaka ikindi kiniki ntabwo nabari bananiye kubaka abantu babo ngo barinde igihugu aba Venezuela ntago ari ibicucu babuze ububaka ushatse kuvuga ko ari ibisambo bishakira inyungu se ubutegetsi bwabo abantu baba Venezuela nibo n'abaturage nk'abandi ahubwo what next uriya mugore aje gukemura iki uriya mugore ariko ngo agiye guhangana na Trump ngo hasi hejuru nahangana na Trump here from the bottom yubaka umuturage udashaka kugurisha igihugu ariko buriya yahangana na Trump akamubasha biriya ahubwo si ugushora igihugu cye mu murimo Trump zasigaje iminsi ngahe ubundi reka nkubaze ari Venezuela na Trump na Amerika ninde watsinze undi muri ya ntambara ni Trump watsinze Trump yatsinze Venezuela hatsinzwe Amerika gute kuko yigize igihararumbo cyo gushugurika umuperezida w'abandi gifunza umuntu kuko abamwe b'ibiyobyabwenge n'abikoresha na Amerika irabafite n'ababicuruza ntiyahereye ku baturage be yahereye ku bandi ni ibisambo byagiye kuri petroli ya Venezuela bitwaje ngibyo biyobyabwenge ubu ngubu Amerika nimo kuvunirwa kugahera kurusha Venezuela kuko Venezuela yo ariko ngibyo biyobyabwenge byicaga abanyamerika cyane biturutse muri Venezuela n'ubundi birabica abanyamerika bibavuyemo muri Panama muri Caraïbe ntabwo ari Venezuela nuko ifite petroli nyinshi bagiye gushaka biva henshi Mexique se babyinjirira byinshi ko batarasha Mexique babanje bakarasa Texas ho byinjirira ngo namabuye y'agaciro bashaka hariya nuko muri petroli no kuvuga ngo rero bafite n'umushinga bashwaniyemo witwa Petrodora bashije imyaka myinshi bashwaniyemo barimo kwihorariraho ariko icyo nakubwira nubwo twavuze weakness ya Venezuela ariko buri ujye witonda muri criminology umuntu bazi ibintu bya criminology umuntu ashobora gukoresha ikosa kugira ngo ufungwe wamara kugeramo urumva nabyo bya yampano wamara gufungwa akongera akazi akikorera ya mpano nawe waramumenye akikorera ndamuzi akikorera amakonseri kandi wowe ufunze uzareye mu bucamanza basohoka ko kera bikibaho ushobora kujya mu rukiko n'umuntu mukege bakiburana begeranye akajya guhonyora ivi kugira ngo urakara umutero urushye umucamanza akongera kugufunga bwa kabiri so Amerika nayo irimo gukora amapenaliti kuko ubu ndibwira ko influence ya Amerika irahari ku isi barakize ariko buri wese arayivumira ku gaheri kubera amafuti y'ibikora Israel yagabanyije abakunzi kubera kwica abantu muri Gaza ubu rero kubwiza ukuri mu ruhando mpuzamahanga mu mboni zanjye nawe Amerika mu by'ubupfura n'ikinyabupfura n'amategeko Venezuela yatsinze Amerika ko yerekanye Amerika iyariyo iyambika ubusa ku karubanda nayimanika nko babambye ntuze Yezu hakuzi kari byo bayihunda iminya kuko akwa mugani kuki bafata Nicolas Maduro kuki nta nisasu ryavuze biro wa mugani nsakagambane bakoreye Amerika Amerika ifite ubusa yambitse Venezuela Venezuela no kuvuga ngo Amerika yambuye Venezuela ishati Venezuela yambura Amerika ipantaro aho hantu rengere reka dusoze wenda ibindi tuzagaruka ntabwo tuvuze ku bya Traoré nawe urimo uragerwa amajanja ejo bundi ngo bari bamwishe rwose habura gatongo ariko bari muri ako kagambane ngo harimo n'igihugu ngo cya arigambanira kugira ngo bakomeze kwitwa igihangange ninde se bamugambaniye ngo niwe wigambanira se biriya barabyikora n'amapuranka bakina kugira ngo abaturage bamugarukeho reka genda igihugu cye ngo cyitwa nde yitwa Burkina Faso oya igihugu ni Burkina Faso ahubwo ngo hari igihugu cyari Cote d'Ivoire ngo nayo ngo yari iri mu bashaka kumuhirika biransuza biganira aho butanza kugira aho bicometse tuzabiganira ariko nawe mba mbona ngo ku bazungu rwose ngo ntavuga rumwe nabo kandi abamurinda sa nyine bamukunde kubera ko ngo yahagamye abazungu yahagamye ndi abamurinda se ko nabonye ngo abamurinda ni n'abazungu oya uriya muntu nta sikoti muzungu nabona muri convoy mu basirikare bamurinda ntawe nabonamo ku gipangu cye ngo ntago ari abirabura bamurinda ni bazamwica bazamuhitana rero urumva rero ni ikibazo yigira mu bihingwa ariko nta kintu harimo gikomeye ubona nta kintu kimurimo ntacyo gikomeye n'umuntu uraho ngaho gusa aje ejo bundi mu myaka mike ariko urumva ko ngo kwifotoza n'imbunda n'amaga yakuyemo gaze zivuze iki biriya ni ukwerekana iki se biriya aba bakoma amashyi abagenzi
hako nta kintu kirimo rwose. Ni nka Aisho Speed ndaramusuje ariko we ni social media influencer n'umwana mwiza ntari bi. Yateje imbere ubuhinzi. Yaguze ibifaragura n'imashini zihinga, afite côté positif, umuntu yamushimira. Aho kwirizamo uniforme no gukangata no kujya gutebera n'ubugana muri mu mwana bizashira. Pisto se zimaze iki? Suko se. Pistori? Kuri kugenda na Pistori president. Nacyo. Abagira ngo bamutinye reka rero tugushimire bwana Marshali. Dushimire na Jafet wabaye ku buhanga bw'ibyuma, nge nari Karabo k'Imana. Dushimire namwe mwadukurikiye ku vigano gitangiye kugeza gisoje. Ibindi nakagaruka Imana ibarinde.